ikintu cyatumye njya kwiga mekanike nuko nabonye ko nta bakobwa benshi babirimo, numva nge binteye courage, binteye imbaraga, numva nge. Tuyizera Delphine ni umukobwa ufite imyaka 24 y'amavuko wize umwuga w'ubukanishi, avuga ko nyuma yo gucikiriza amashuri abitewe no kubura ubushobozi bw'amafaranga aribwo yafashe umwanzuro wo kujya kwiga umwuga w'ubukanishi. Mu rugendo yaragannye ngo yabanje gucibwa intege na bagenzi be barimo abakobwa hamwe n'abahungu. Kuri ubu amaze kugera kuri byinshi birimo no kuba yarabonye uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'amafaranga akura muri aka kazi akamuteza imbere, bityo bikamurinda kuyashakira mu ngeso mbi. Ari naho ahera agira inama abandi bakobwa bagenzi be gutinyuka imyuga yafatwaga nk'iyagenewe igitsina gabo gusa. Ndigezemo abantu bakajya banca intege ngo ntago bizashoboka, ngo nta mwana w'umukobwa ibintu bijyamo, ariko ngewe niyumvishemo imbaraga ndaza ndabikora, ndabimenya mbona ndabishoboye. Nanjye numvaga nabivamo, ariko kubera icyo nari nshaka n'icyo nari nshaka kugeraho nkomeza nkongera imbaraga, ahubwo bajya bavugaho kunca intege nge nkongera imbaraga, bakambwira ngo nta mwana w'umukobwa wo muri ibi ngibi, ahubwo jya kwidodera imyenda. Imodoka zaguye ndazigorora, ushaka guhindura irangi ukabona leta kunyuze ndabikora. Abakiriya barishima, umwe namukorera akatangira akavuga ati nyamara hari umukobwa ukora neza, ugasanga abakiriya babaye benshi, cyane cyane abana b'abakobwa bakitinya. Nje inama nabaha nuko batinyuka bagakora, ntago bigoye, ariko ubu nigura amavuta nkagura umwenda nshaka. Ikindi byanyejejeho cyane cyane byamfashe gushaka perimi. Bamwe mu basore n'abagabo bakora ubukanishi nabo bahamya ko nta mwuga igitsina gore cyagakwiye gutinya, kuko icyambere ari ukuwukunda no kuyumvamo neza, ubundi ukagira umurava wo kuwukora. Ariko ukabona bafitemo ikintu cyo kwitinya, nta byo kuvuga ngo nanduye nanganagize nte, ahubwo icyo umuntu agomba gushyira imbere ni umurimo, kuko n'ubundi uratinya kuza kwandura ugira ubuzima bubi. Abakobwa bagira akantu ko kwitinyatinya, hazamo ko bakangurira kugira ngo babyiyumvemo neza, kuko nta hantu bitandukaniye n'abana b'abahungu, ariko ubundi rwose umwana w'umukobwa nta kibazo muri uyu mwuga wa mekanike. Inama nabaha, umwuga wa mekanike abana b'abakobwa ni kimwe n'iyindi myuga, ntago bisaba imbaraga, bisaba ubwitabire gusa na courage. Mu gihe hari bamwe bakobwa usanga batitabira imyuga ifatwa nk'iyagenewe igitsina gabo, Minisitiri w'Urubyiruko mu Rwanda Dr Abudara Utuma Twishima atinyura urubyiruko usanga rutajya mu myuga rimwe na rimwe rufata nk'ifite igitsina kimwe yagenewe, akavuga ko nta mwuga wagenewe igitsina kimwe. Ikijyanye n'imyuga ntago abakobwa ntago abagore murabasha kukitabira ngo mwumve ko nawe ushobora gukora umwuga nk'uko musaza wawe ukora. Musaza afite amaboko abiri, afite amaguru abiri, afite umutwe nawe ufite, afite amaso, nta na kimwe akurusha cyatuma nawe utabikora. Ni iki gituma abadamu mwitinya uyu munsi? Mu myaka yo hambere mu Rwanda, umuco nyarwanda wagiye ukumira umwana w'umukobwa kwiga imyuga imwe n'imwe isaba imbaraga n'ubushishozi, mu gihe imyuga nk'ubukanishi, ubwubatsi, ubusuderi, amazi, amashanyarazi, ububaji n'ubukerarugendo ari imwe mu myuga uyikora abona amafaranga menshi, bisaba abana b'abakobwa nayo kuyitinyuka. Ni mu gihe ubuyobozi bw'u Rwanda buvuga ko bubona igisubizo cy'ubushomeri mu myuga. Nari Spiridio Habimana ku bwa Radio Huguka.